buriya kimwe mu bintu by'ingenzi ku rugendo urwo ari rwo rwose ni ukumenya aho ugeze. Ese wowe mu rugendo rwawe rwo kurambagiza ubwirwa n'iki aho ugeze? Muri iyi nyigisho turajya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24 na 25 maze turebe ibintu bitatu wagenderaho usesengura relationship yawe kugira ngo umenye niba wowe n'uwo mukundana mugeze igihe cyo kwiyemeza kubana cyangwa se niba mugikeneye ikindi gihe cyo gutegereza. Ikaze rero hano ku Rushako TV. Niba ari ubwa mbere, yewe nitwa Johnny. Rushako TV nayo ni platform twigiraho kurambagiza, kubana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. By'umwihariko uyu munsi turavuga ku kurambagiza. Ariko reka duheraho ngaho. Kurambagiza ni iki? Bishatse kuvuga iki? Mu Kinyarwanda iyo tuvuze kurambagiza ni ijambo rigari, kubera ko ni urugendo umusore cyangwa umukobwa bakora bagamije kubona uwo bazabana. Nukuvuga bitangira kwa kundi wumva ndashaka undi muntu, nkeneye undi muntu tubana, nkeneye undi muntu dusangira ubuzima. Hanyuma ugatangira gushakisha. Uru rugendo rero rusoza kuri wa munsi w'ubukwe nyine, wa munsi uduhamagara twese, ugahamagara inshuti zawe, ugahamagara abavandimwe bawe, ukababwira ngo nguyu umuntu nkundana namubonye ndashaka kubana nawe. Urumva harimo ibice bibiri. Hari igice cya mbere aho uba uri gushakisha, utazi uyu muntu ninde, uyu muntu ameze ate. Hanyuma bikageramo hagati ukaza kubona uyu muntu, ukagera ku muntu ukavuga ngo nguyu, ukiyemeza ukavuga uti ndashaka kubana n'uyu muntu. Hanyuma iyo mumaze kwiyemeza birumvikana ntago muhita mubana uwo munsi, ahubwo mutangira none ikindi gihe cyo kuvuga ngo harya kubana kwacu bizaba bisa bite, mugatangira kwitegura, mugatangira kubwira inshuti n'abavandimwe ibintu nk'ibyo. Mu nyigisho yacu uyu munsi rero turaza gutinda hano hagati. Ni ukuvuga ni gute usimbuka ukava muri iki gihe cyo gushakisha ukagera ahantu wanzura ukavuga ngo koko nabonye umuntu umutima wanjye ushaka, koko nabonye umuntu niteguye kubana nawe, ku buryo noneho wimuka ukajya muri iki gice cyo gutangira noneho gutegura ubukwe, cyo gutegura urugo rwanyu, cyo kwitegura. Urumva mu kurambagiza hari igihe cyo gushakisha ariko hakaba n'igihe cyo kwitegura. Uva rero gute muri iki gihe cyo gushakisha ukagera mu gihe cyo kwitegura? Turaza kureba ibintu bitatu Bibiliya iduha mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24 na 25 byagufasha gusesengura ubuzima bwawe, gusesengura imibanire yawe n'uyu muntu, gusesengura ubuzima bw'uyu muntu mukundana, ukabasha kumenya ngo koko ngeze igihe cyo kwiyemeza kubana nawe cyangwa se ndacyakeneye gufata igihe cyo gukomeza kubitekerezaho neza. So reka tudatinze tujye mu ijambo ry'Imana. Turi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 uhereye ku murongo wa 24. Gusa turagera ku murongo wa 24 kubera ko umurongo wa 24 ni nk'umwanzuro. Ni umwanzuro w'inkuru iba yatangiye ku murongo wa 18. Ku murongo wa 18 dutangira Bibiliya itubarira inkuru y'ukuntu Imana yahanze urushako. Imana ijya gushyiraho urushako rwa mbere byagenze gute, byari bimeze gute. Hanyuma twagera ku murongo wa 24 na 25 Bibiliya igasa niduha umwanzuro w'inkuru ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ngo kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Muri iyi mirongo harimo ibintu bitatu twakwita nk'amahame fatizo y'urushako. Ku murongo wa 24 bitangiye vuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we. Ni ukuvuga ngo ihame rya mbere hano Bibiliya iduha nuko urushako cyangwa se kubana k'umugabo n'umugore bisaba ko bagira ibyo basiga, bisaba ko bagira ibyo bigomwa. Ko yavuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, no ngo bisaba gusiga so na nyoko inyuma ukajya imbere, ariho mu rushako ukajya kubana n'umugore wawe. Iki ni cya mbere. Hanyuma ihame rya kabiri ni muri uyu murongo nyine ku nteruro ikurikiyeho ngo akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo ihame rya kabiri nuko urushako bisaba kubana, kandi atari ukubana by'igihe gitoya, ni ukubana akaramata. Akaramata ni ukuvuga ngo ubudatandukana. Hanyuma muri uku kubana ngo aba bantu bahinduka umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo mu kubana kw'aba bantu niko barushaho komatana, mu yandi magambo niko bigorana gutandukana kwabo. Hanyuma ihame rya gatatu turisoma ku murongo wa 25 ngo kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ni ukuvuga ngo ihame rya gatatu ahangaha ni uko urushako ni ahantu umugabo n'umugore babana ntacyo bahishanya, kuko urumva ni abantu bambaye ubusa.
ngo kandi ngo ntibakorwe n'isoni. Aya mahame uko ari atatu rero niyo ugenderaho usesengura relationship yawe kugira ngo umenye niba ugeze igihe cyo kwiyemeza gushakana n'uyu muntu cyangwa niba ugikeneye gufata igihe cyo gutegereza. Dore rero ibintu bitatu wakora kugira ngo umenye niba wowe n'uwo mukundana mugeze igihe cyo kwiyemeza gushakana cyangwa niba mugikeneye gufata igihe cyo gutegereza. Ikintu cya mbere, ukeneye kureba ibyo witeguye kwigoma. Kubera ko biravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we. Ni ukuvuga ngo kubana n'umugore wawe, kubana n'uwo mwashakanye bigusaba kugira ibyo wigoma. Hari ibintu ugomba gusiga inyuma kugira ngo ubane n'uyu muntu. Ikikubwira rero ko ugeze igihe cyo kwiyemeza gushakana n'umuntu, ubanza kureba ese ni bingahe niteguye gusiga. Ese niteguye gusiga byose kubwo kubana n'uyu muntu? Kubera ko se na nyina b'umuntu ntabwo cyari ikintu cyoroshye hano muri Bibiliya. Kubera ko iso na nyoko nibo bakugira ngo uwo uriwe. Urugero, niba uvuka mu bahinzi, nibo bakwigishaga guhinga, bakakwigisha uko babagara, bakakwigisha uko bategura imbuto, bakakwigisha ibintu byose bijyanye n'ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo bakakugira umuntu, bakaguha kariyeri y'ubuzima bwawe. Nuvuka mu bacuzi, nuvuka mu borozi, nuvuka hehe, ni ukuvuga ngo so na nyoko nibo bakugira ngo uwo uriwe. Rero birivuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Urumva ko ikintu ari gusiga inyuma ni ikintu kiremereye, ni ikintu cy'agaciro kuri uyu muntu. Ariko nicyo kiguzi uyu muntu ari kwishyura kugira ngo abashe kubana n'umugore we. Ni ukuvuga ngo uyu muntu kugira ngo abane n'umugore we byamusabye kugira ibyo yigoma. Uzabona umuntu ushaka ko muvugana ari uko akazi ke yakarangije. Ni ukuvuga ngo igihe ibindi bintu byose byagiye ku ruhande, nta kintu kimugoye, nta kintu bimusaba kwigomwa, nibwo ashaka ko mubana, nibwo ashaka ko muvugana, nibwo ashaka ko muganira, nibwo ashaka nyine ko mugira ikintu wowe nawe mukorana. Uwo muntu mwitondere. Kubera iki? Kubera ko uyu muntu ntabwo ashaka kugira ibyo yigomwa kubw'umubano wanyu. Urabizi, ibi twese turabigira. Umuntu araguhamagara ukareba nimero ye ukikomereza gahunda zawe. Cyangwa se undi akaguhamagara naho waba uri mu nama ukagenda nk'ugiye ku bwiherero ariko ukitaba uyu muntu, kubera ko uzi ko uyu muntu afite agaciro mu buzima bwawe. Ni ukuvuga iki? Ikikubwira ko uri special kuri uyu muntu cyangwa se uyu muntu ari special kuri wowe, ni ibyo bintu witeguye kwigoma. Niba rero bikikugoye gusohoka mu nama kugira ngo uvugishe uyu muntu, bivuze ngo uyu muntu ni inama iri hejuru ya relationship yawe n'uyu muntu. Niba bikikugoye gusiba akazi kugira ngo wite kuri uyu muntu, wenda urugero yarwaye cyangwa se yagize ikindi kibazo, buretse kwiyemeza kubana n'uyu muntu. Kubera ko kwiyemeza gushakana nicyo bivuze ngo uyu muntu narwara ni wowe muntu wo kumujyana kwa muganga. Akazi kazaba gategereje rero. Niba ibyo bintu rero iyo bishyize mu bitekerezo byawe, iyo bishyize mu mutima wawe bidakwiramo, ukumva oya ntabwo yambuza gusiba akazi kanjye, bivuze ngo wowe n'uyu muntu rwose umubano wanyu uracyari aho ngaho. Rwose reka bibanze bikure, komeza ubihigi. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kurebaho. Ukwiye kureba ni ibiki witeguye kwigomwa kubwo kubana n'uyu muntu. Hanyuma ikintu cya kabiri wakora ngo umenye niba witeguye gushakana n'umuntu cyangwa niba mugikeneye igihe cyo gutegereza, ukeneye kureba ese niteguye kubana nawe akaramata. Kubera ko biravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata. Ni ukuvuga ngo hari ukubana ubudatandukana. Ese ni ibintu bingahe wumva mu mutima wawe wibwije ukuri byatuma wowe n'uyu muntu mutandukana? Uzabona umuntu muri relationship, ariko mu mutima w'uyu muntu cyangwa se no mu magambo ye usanga uyu muntu afite condition, afite ibintu kimwe bibiri bitatu, biramutse bibaye cyangwa se biramutse bitabaye wowe nawe muzatandukana. Akakubwira ati ngewe ugize gutya cyangwa se ngewe bigenze gutya, twarekana nta birenze. Urumva uyu muntu ari kugushyiraho condition zituma muzatandukana. Ariko ibi bintu urumva biba ku mpande zombi. Nawe ushobora gusanga mu mutima wawe hari ibintu uvuga uti iki ngiki cyangwa kiriya biramutse bibaye nge nawe twatandukana. Bivuze ngo niba ugifite condition z'ibintu wumva byatuma wowe n'uyu muntu mutandukana, ntabwo uragera igihe cyo gushakana n'uyu muntu. Kubera iki? Urumva twese turabigira. Urugero, iyo uri mu kazi ubuzi ngo nibatamemba nzakavamo. Iyo wenda uri gukodesha inzu ahantu ubuzi ngo inzu nibigenda gutya nzayivamo. Ariko ikikubwira ko relationship yawe n'uyu muntu iri special, iri ku rwego koko rwo kubakana urugo, rwo gushakana, nuko ibintu byatuma mutandukana bitangira ari byinshi, bikagenda buhoro buhoro uko muganira, ukaza kugera ahantu
hagati yawe n'uyu muntu uvuga nka ya ndirimbo ngo nta cyadutanya. Kubera iki? Uko ugenda urushaho gukundana n'umuntu, muragenda mukagera ahantu wisanga ikintu cyose cyaza kubatandukanya. Ubundi ikintu kibatandukanya aba ari bibiri, nibiva ku ruhande rwawe cyangwa nibiva ku ruhande rwe. Ugera ahantu ibyaba biva ku ruhande rwawe byashaka kubatandukanya, wowe wakwemera kubyigomwa kuko ni ibyawe, ni ibintu ukunze, ariko mugenzi wawe adakunze, wumva nyine byabatandukanye. Ugenda ukagera ahantu iki kintu ntakigomwa, kubera Bibiliya ivuga ku rukundo iravuga ngo ntirwishakira ibyarwo. Ni ngo cya kintu cyawe cyakakunejeje, iyo usanze cyagutandukanya n'uyu muntu urakigomwa. Hanyuma ikindi kiba gishobora kubatandukanya ni ikiva kuri uyu muntu mugenzi wawe. Urukundo rero, uko ugenda ukundana n'umuntu, muragenda mukagera ahantu ikintu kiva kuri uyu muntu cyashaka kubatandukanya, wowe wakihanganira. Kubera ko Bibiliya yo iyo ivuga ku rukundo iravuga ngo rwihanganira byose. Ni ukuvuga ngo ugera ahantu nta kintu na kimwe kuri uyu muntu utakwihanganira, kandi nta n'ikintu na kimwe iwawe utakwigomwa kugira ngo ubane n'uyu muntu. Aho niho wowe n'uyu muntu mwiteguye cya kindi ngo nukubana akaramata, mwiteguye kubana ubudatandukana. Niba rero aho hantu utarahagera mu mutima wawe, niba aho hantu iyo uganiriye na mugenzi wawe nawe atarahagera, mugishyiraho kondisiyo z'ibintu ibi n'ibi byatuma mutandukana, bivuze ngo wowe n'uyu muntu rwose ntabwo muragera ahantu ho kubana akaramata. Cya kindi biravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina ngo akabana n'umugore w'akaramata, ntabwo murakigeraho. So niba hari ibintu ukiyumvamo ukavuga uti ibintu byatuma njye nawe dutandukana, rwose kubw'imbabazi z'Imana buretse kwiyemeza gushakana n'uyu muntu, reka mukomeze mukundane, mukomeze mubitekerezeho, mukomeze mubisengere. Ahari wenda Imana izagenda ibigabanya, izagenda ikuraho ibyo bintu mu mutima wawe. Ikintu utekereza ukavuga ati iki ngiki cyatuma ntandukana nawe, icyo kintu ukeneye kugisengera nk'umukristo, icyo kintu ukeneye kugitekerezaho ukavuga ngo byasaba iki kugira ngo iki kintu cye kuba ikintu cyantandukanya n'uyu muntu. Numara kugera aho hantu, noneho uzaba uri mu mwanya mwiza wo kwiyemeza kubana n'uyu muntu, kubera ko uzaba ubasha kuvuga ngo nta cyadutanya. Nandi magambo uzaba ubasha gusoza rya jambo ngo akabana n'umugore we akaramata. Icyo ni ikintu cya kabiri wakora kugira ngo umenye niba witeguye gushakana n'umuntu cyangwa niba mugikeneye gutegereza. Ukeneye kureba ni ibiki mu mutima wawe wumva byatuma we n'uyu muntu mutandukana. Nihaba hakiri ibintu mu mutima wawe wumva byatuma utandukana n'uyu muntu, bivuze ngo icyo kubana akaramata ntabwo ukiteguye. So buretse kwiyemeza gushakana n'umuntu, reka tujye ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu wakora ngo umenye niba witeguye gushakana n'umuntu cyangwa niba ugikeneye gufata igihe cyo gutegereza, ni ukureba ni ibiki witeguye ko uyu muntu amenya kuri wowe, ni ibiki witeguye guhisha uyu muntu. Kubera ko Bibiliya yavuze ngo kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Gushaka bigusaba kuza ukuri, bigusaba kuba ntacyo uhisha mugenzi wawe. Uzabona umuntu muganira mwitwa ko mukundana, hanyuma nimuba muri kuganira, nimugera kuri topic runaka ubone bisa naho ashaka kugupimira amakuru umenya ku buzima bwe. Uyu muntu umeze gutyo ukwiye kumwitondera, kubera ko we nawe ntabwo muragera ahantu ho kwiyemeza kubana. Kubera iki? Bibiliya yavuze ngo kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Uku kudakorwa n'isoni biva mu bintu bibiri. Icya mbere, icyaha ntikiraza, ni ukuvuga ngo nta kintu bafite kibatera ipfunwe. Ariko hari n'ikindi cya kabiri, biva mu kuntu aba bantu bakiranye, umubano uri hagati y'aba bantu. Wibuke mu mirongo ibanza, iyo uyu mugabo abonye uyu mugore aravuga ngo n'igufwa ryo mu magufwa yanjye nakarakomara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ni ukuvuga ngo arakira ko uyu muntu bateye kimwe, bava mu igufwa rimwe, ngo n'igufwa ryo mu magufwa yanjye nakarakomara yanjye. Ni ukuvuga ngo ni umuntu nkanjye. Hanyuma ariko akanzura ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ni ukuvuga ngo ariko turanatandukanye. Ni ukuvuga ngo yakira aho batandukaniye, akakira n'aho bahuriye, bituma hagati yabo nta rusika rurimo, buri wese azi uko ari, bagashyira hamwe uko bari. Iyo rero Bibiliya ivuze ngo bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni, bivuze ngo niba ushaka gushakana n'umuntu, ukwiye kuba ugeze ahantu wumva nta soni biguteye kuba uwuriwe imbere y'uyu muntu, wumva nta kintu ushaka kumuhisha. Kubera twese turabigira,
buri muntu wese aho ava akagera afite ibintu mu buzima bwe, mu mateka ye, yumva rwose atifuza ko hagira undi muntu ubimenya. Ariko ubwirwa n'iki kuri special mu buzima bwanjye? Nuko bya bintu numva nkwiye kwibikira nta wundi muntu wakabimenye, numva umutima wanjye unyemerera kubikubwira. Nyine nicyo cyakindi ngo uri umuntu wanjye. Ubwirwa n'iki kuri umuntu wanjye? Nuko na bya bindi numva binteye ipfunwe, numva imbere yawe nta kibazo, kuko nyine uri umuntu wanjye. So niba rero ureba umuntu mukundana ukumva ntabwo yamenya iki, ntabwo yamenya kiriya, biragusaba kwitonda, kubera ko biravuze ngo relationship yanyu ntabwo iragera hahandi nyine h'umugabo n'umugore, kuko biravuze ngo bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Biragusaba ngo ubanze ugere ahantu mu mutima wawe wibwije ukuri, wumva rwose uyu muntu nta kintu na kimwe ushaka kumuhisha. Kandi urumva ni ibintu biri kuba ku mpande zombi. Bivuze ngo n'uyu muntu mugenzi wawe muri gukundana nawe kugira ngo yiyemeze gushakana nawe, bisaba ngo abanze agere aho hantu yumva nta kintu yiteguye kuguhisha. Urabizi mu kurambagiza mushobora kwisanga hari ikintu mutigeze muvugaho, ariko atari uko uyu muntu yakiguhisha cyangwa we wagambiriye kukimuhisha, ariko kubera ko nta mahirwe yigeze aboneka yo kubiganiraho. Urumva ko muganira, hari igihe ibintu biza mukabivuga. Ariko niba muganira ikintu cyaza aho kugira ngo mukivugeho, umuntu ati oya buretse, bivuze ngo nibyo murakundana nta kibazo, ntabwo bivuze ko mudakundana, ariko urukundo rwanyu ntabwo ruragera ahantu ho kwiyemeza kuba mwashakana. So mube mubyitondesheje ibyo bintu byo kwiyemeza gushakana. Mukomeze mukundane, mukomeze mubiganireho, mukomeze mubisengere, musabe Imana kugira ngo ibohore imitima yanyu, kubera ko nimwiyemeza kujya mu rugo ibyo bintu bitarakemuka, urugo ruzabagora. So icyo ni ikintu cya gatatu ukwiye kugenderaho usesengura relationship yawe, kugira ngo umenye niba ugeze igihe cyo kwiyemeza gushaka cyangwa niba ugikeneye ikindi gihe cyo gutegereza. Muri make rero ngibyo ibintu bitatu wagenderaho usesengura relationship yawe, kugira ngo umenye niba ugeze igihe cyo kwiyemeza gushakana n'umuntu cyangwa niba ugikeneye igihe cyo gutegereza. Twabonye icya mbere ko ukeneye kureba niba iki biteguye kwigomwa kugira ngo ubane n'uyu muntu, cyangwa se uyu muntu muri kumwe we niba iki yiteguye kwigomwa kugira ngo mubane. Niba wumva hari ibintu bikikugoye kwigomwa, rwose bawitondesheje icyo cyemezo cyo kwiyemeza gushakana n'uyu muntu. Mukomeze mukundane, ariko mufate igihe, mwihe igihe cyo kugira ngo Imana ikore uwo murimo mu mitima yanyu, ibageze ahantu koko witeguye gusiga byose kubwo kubana n'uyu muntu. Hanyuma icya kabiri, ukeneye kureba ese niteguye kubana n'uyu muntu akaramata. Nibihe bintu numva mu mutima wanjye byatuma nge nawe dutandukana. Niba hari kondisiyo ugishyiraho uvuga ngo bigenze gutya bigenze kuriya nge nawe twarekana, cyangwa se uwo mukundana nawe akaba gushyiraho kondisiyo ati bigenze gutya cyangwa bitagenze gutya nge nawe twarekana, bivuze ngo ntabwo muragera ahantu ho kwiyemeza gushakana. Mukomeze mu bisengere, mukomeze mu byigeho, mukomeze muganire, ariko icyo gushakana mwemeranye ko mutarakigeraho. Hanyuma icya gatatu ukwiye kureba ni ukureba ese ni ibiki niteguye kubwira uyu muntu, nibihe bintu bingora mu mutima wanjye kuba nabisangiza uyu muntu. Niba hari ibintu bikikugora guhishurira uyu muntu, utumva mwavugaho, utumva akwiye kumenya, bivuze ngo wowe nawe ntabwo muragera ahantu ho kwiyemeza kuba mwashakana. So nibyo bitatu inyigisho, reka tuyisoreze ahangaha. Ariko niba ushaka kumenya ni ibiki wagenderaho uhitamo uwo muzabana, muri iyi video harimo ibintu 5 wagenderaho uhitamo uwo muzabana. Ni karibu yikandeho dukomeze. Imana iguhe umugisha.